cyane aramwimye ariko akoresha imbaraga uko mba ndamuhaye. ubwo wafashwe ku ngufu ufite imyaka ingahe? 16. 16. Kwa muganga nari ndwaje mama. Kango yagufatiye ku ngufu kwa muganga. Muganga kufashe ku ngufu. Naniwe. Niwe. Muganga agufashe ku ngufu. Nuko ujya kurwaza mama wawe, umugabo agafata ku ngufu agusamanyiriza mu bitaro. Cyane. Nibwo kagambara utabusugi. Nibwo bwa mbere. Twari twahuriye nyine kwa muganga wa. Ngo ku nshuro ya mbere waryamanye nawe bwa mbere ahita gutera inda. Yego. Mama wese wamubwiye ko uwo mwana avuye kuki? Mama wanjye se nyine ko yararwaye nyuma yavuye muri koma yorohewe. Ntago nari mbizi ko nwite. Avuye muri koma yorohewe twaratashye tweze mu rugo. Urakura kuva ku itariki ya mbere kujya ku itariki ya 30. Buri munsi abagabo 5. Yego. Akuramo imyenda yose. Imyenda yose? Maze ukamubona yambaye umunsi ukora nk'abagabo bangahe? Ku munsi nshobora gukora nk'abagabo 5. Abagabo 5 ku munsi babona ubusa bwawe? Ndababona. Birangirira he? Muri dushe. Ese nk'abagabo benshi baryamanye nabo ni bangahe? Icyarimwe? 15. Bisa ni benshi? Ni benshi. Ubu uhereye mu gitondo. Abantu bari bone kino kiganiro sura gufata nk'indaya. Ayo mahirwe sinabonyakuye. Mu rukango kwitwa indaya yaba ari amahirwe. Yaba ari amahirwe. Ntayasigira ngo ubona. Niwe mugabo wakugoye cyane kurusha abandi ubwo wari uri muri kazi kawe. Ni umugabo wari ukomeye. Ni umugabo harabwo bakomeye. Kumva urugihebye. Kibaza cyangiye bana nuko nabwera ubuntu. Yego. Se nko kugira ngo umuntu muryamana kwishyura ngahe? Mu gitanda wenda ho abambeshya bo ni benshi, abambeshya ni benshi maze gura n'abagabo 3 bambeshya. Body to body ku mukobwa. None se ubundi body to body kari umubiri umasa umukobwa n'umuhungu nuko ubundi se biba bimeze bite wowe? Body to body uramumasana wakakumasa. Gute se? Gute? Wowe ubungu ngiye kukumasa. Yavuga urugero kuri uri. Wowe nyine nuri. Yavuga uri ugiye kumumasa. Uriya ngiye kumumasa. Namumasa nawe akamasa. Gute rero? Nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza. Ahubwo yakunze uwo Juna amaze kumubona. Abakunzi bacu reka nanjye mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umukobwa utangaje ufite lifestyle yiberamo, tukaba tugiye kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Bitese? Ni byiza. Umeze neza? Meze neza. Bakwita ngo iki? Banyita Clear. Bakwita Clear? Yeah. Bora Clear bisobanuye iki? Clear ni ikintu kirenze. Kirenze no gucya nyine Clear ikintu gishishikaje. Wirebye ubona ushishikaje kuki? Birenze ibikenewe ahantu hose. Umuntu ushishikaje ahantu hose wari nk'umuntu umeze ute? Umuntu umeze nkanjye. Umeze ute se? Yewe se ubona ko meze neza se? Abandi bakobwa bazakabata umuntu umeze nkanjye, uteye nkanjye, gutya na gutya. Umuntu umeze nkanjye, umuntu nyine uteye nkanjye, usa nkanjye. Ufite nyashi. Ufite nyashi se? Ndazifite. Sinagura uri kuzibona? Yabuze kutareba. Ufite nyashi. Ndazifite. Sigavuga ngo no nyashi, nyuma no nyashi, no kashi, no kashi, no nyashi. Abagabo b'iki gihe udafite umufungo ntabwo bavugisha umukobwa ufite nyashi. Oya ntabwo bamuvugisha. Se wamuvugisha ute? Ntabwo bamuvugisha. Wowe kukuvugisha bisaba angahe? Jewe ni menshi. Ni nkangahe buriya? Se nyavuge? Oya ntabwo nyavuga. Nk'umuntu ushaka ko hari ukuntu umuntu yacikana se nk'iki cyane wazakiga kikaza kunyisurira. Yahamagara tukabivugana. Biba byoroshye. Ntabwo biba bikomeye cyane. Kwajemo amafaranga ntabwo biba byoroshye. Ubona amafaranga se gusura umuntu? Sura umuntu? Abamo.
gusa wajya gusura umuntu gutyo gusa oya afite asugo muba mugiye gukora ibiki ku buryo umwishyuza suba wisha akazi okay wisha akazi ibyo birumvikana harya ukora akahe kazi nkora massage ukora massage muganga mwe n'umukobwa ukora massage ukora ubuhe bwoko bwa massage ubundi habaho ubwoko bungahe bwa massage ubwoko bwa massage bubaho ni bwinshi ni bwinshi ariko ngiye nkora bubiri ubuhe n'ubuhe ngiye nkora relax na body to body relax na body to body relax ari ubwo biba bimeze bate relax ni isanzwe umuntu uyimukorera atambaye ariko uba wambaye ukora umuntu ubwo no kwanga ufata umuntu umugabo ukamwambika ubusa wamara kumwambika ubusa ukamukorera massage we wambaye oya si mwambika ubusa arabwiyambika wakuramo akuramo kugira utumumase wamasuma yambaye kuramo kugeza he akuramo imyenda yose maze ukamubona yambaye ntabwo mba ndi kumureba umeze ute mba ndi kumukorera ntabwo ugiye gutera isoni kureba ubusa bw'abagabo ntabwo njya mbureba biba bimeze bite ntabwo muri massage haba habona ntabwo haba habona ku buryo yareba umuntu ukamumenya cyangwa ukagira ikintu umubonaho haba hijimye amatara arimo aba atuma hijimye ku buryo utareba umuntu ndetse ubundi se aba yinjiye umureba isura ye isura se hari ikibazo isura ntari isura yinjiye noneho yageramo imbere akaba akuyemo imyenda wangiza ugatangira ukamumasa bamasa bate ubwire kumasa biba bimeze bite buriya iyo uri kumesa umuntu nyine umumasa umubiri wose ese ubu muba mwarabyigiye cyangwa ni ibintu bibazamo ukavuga ati bitewe n'ukuntu ngewe numva bino bintu nsanzwe nzi kubikora neza nsanzwe nzi guhaka neza abagabo reka nikorere massage ushobora ku buryo natwe tubikora mu buryo bw'akazi tuba twarazizi ariko ufite nk'umugabo wawe cyangwa umusheri wawe akenshi barazibakorera ariko ntabwo urumva ntabwo bazibakorera nk'aho wajya kuzikoresha ahantu umuntu usanzwe kuzikora twigire kuri body to body ubwoko bwa kabiri nuko buravuze uti reka nzabe mbakora na body to body mbatamo body to body bimeze ite body to body mwese ntabwo muba mwambaye wambara ubusa gake wambara ubusa warangiza n'umugabo akambara ubusa ukamukora massage umunsi ukora nk'abagabo bangahe ku munsi nshobora gukora nk'abagabo 5 bose 5 nabakorera da ubundi se ubakorera ndabamasa nyine amavunana agashira abagabo 5 ku munsi ubuse bwabo ni benshi nese body to body numva nshaka kumenya ukuntu body to body yo muri kuyikora nyine tu sibyo ubwo uba wambaye ubusa n'umugabo yambaye ubusa abagabo 5 ku munsi babona ubusa bwawe ndababona ariko ntabwo mbona cyane nabo nyine bakabona ubwawe hasi babona ntabwo babona ntabwo babona birangirira he muri nyuma ya massage muri douche ubwo se bakwishyura ngahe body to body wishyura 30 relax bakwishyura 15 ukaba ukorera he nkorera igahanga ntabwo se ujya ukora body to body wasanga nk'umuntu wabo ibintu nk'ibi iyo ntakoze akenshi iyo ntakoze harabamagara nkajya kubakorera mu ngo bakorera nta kibazo umuntu w'inyuma ya kamera avuze ngo ubwo bishatse kuvuga ko uryamana n'abagabo 5 ku munsi abagabo 5 rero mwanaryamana ariko mutaryamaniye mu kazi ntaryamana abagabo 5 mukaryamanira muri roge abagabo 5 bose abagabo 5 numva ari bake nkurikije ndumva ari bake ese nk'abagabo benshi baryamanye nabo ni bangahe icyarimwe 15 bisa ni benshi ubu uhereye mu gitondo ukageza nimugoroba ko 15 numva ari benshi atari benshi ahubwo ni wa 16 twararanye ubwo wumvaga umeze ute
mvaga ameze neza. Nese reka nkubaze, turi ku itariki ya mbere y'ukwezi, urakora kuva ku itariki ya mbere kujya ku itariki ya 30, buri munsi abagabo batanu. Yego. Ntabwo urabyara se basi? Simbizi. Ntabwo ubizi nimba urabyara? Ntabwo mbizi. Wakoresha irebanga kugira ngo ugeze iki gihe utaranabyara bitewe n'izo nzira iberamo. Akenshi njya nsanga farumasi zigikinguye. Ukatugura ikinini. Ntabwo ndasanga zifunze ngo mpite mba umubyeyi. None se reka nkubaze, buriya kubera iki wahisemo gukora ako kazi? Sinzi ariko narabikundaga kandi ni ibintu bitangora kubikora. Ni ibintu bitangora kubikora kandi nta nubwo gupfa kubona akazi kabyo bigoye. Ntabwo bigoye kandi n'amafaranga baguhemba urebye iki gihe ntacyo abatwaye biraho. Niyo mpamvu nahisemo kubikora. Abantu bari bone kino kiganiro bari gufata nk'indaya. Ayo mahirwe sinabanyakuye ariko baba banandenganyije. Urukundo ngo kwitwa indaya yaba ari amahirwe? Yaba ari amahirwe. Ntayasigira ngo ubona zitarakize. Ntayemera indaya zarakize. Indaya zakijwe n'iki se kandi? Kwitwa indaya. Yego. Ubu nawe umuntu ashatse azakwitira indaya. Wana nyine ariko akabinyita ku buryo akoresha uko ashoboye bikamamara. Nta kibazo. None uri indaya? Uri indaya nawe. Nakwaje uri indaya? Simbizi. Urabona ndiyo? Njye ntabwo mbizi. Wana nanjye ntabwo mbizi. None se tujye mu kazi kawe, niwe mugabo wakugoye cyane kurusha abandi ubwo wari uri mu kazi kawe? Ni umugabo wari ukomeye. Ni umugabo hari ubwo baba bakomeye. Ukumva urugihebye. Ukibaza mbana yaje twese none uriya biragenda biti. Barahari. Bakomeye bate? Bakomeye kuri ubu. Bakomeye cyane. Bakaragashiye niko bajya babyita. Ubwo umugabo ukomeye yahuye n'umukobwa ukomeye bimeze bite? Mana yanjye ibyo bintu n'umwaka ntabwo wakwifuza kubibona. Reka ibyo aba ari sereri. So urakomeye hasi? Njye ndoroshye. Mana yanjye siko ngenda neza kugira ngo nameneka. Ndoroshye pe. Ndoroshye. Claire, nuko urangije uravuga uti reka body to body njye nyivanga n'ubuhanzi naniririmbira. Cyane. Umukorera umuririmbira fresh. Bakora n'abaririmbira. Kugira ngo batarambirwa. Nese uzi kuririmba fresh? Ndabizi. Turirimbira gake twumve. Burya kwihangana birakonta, suko ijijisha oya dali, but you love me is better, bizahora gutyo mpaka iteka, ngaho continue, uruta everybody, iyo yari romantike, I never get to and I never to, kuko kuba kure yawe byaneza boy. Ubakora amasazi ariko waririmbira gutya? Ariko uri n'umuhanzi? Waririmbira. Uri n'umuhanzi? Ndi umuhanzi. Indirimbo zawe ibihangano byawe biba hehe? YouTube Claire Official niho bisanga. Okay. None se nihe mpamvu yatumye uvuga uti reka mite mba umuhanzi nyuma yo kuba nakora massage abagabo? Izo ndoto nari nzifite n'ubundi kuvana mbere nkiri umwana muto cyane numva ko nzaba umuhanzi. Narabikundaga cyane rero niyo amafaranga mbere nabonye nicyo nahise nyakoze. Numvaga ko kuba umuhanzi ntamubaye mbese nta buzima. Okay, nibiye bintu byakugoye sibyo? Nibiye bintu byakugoye uri gutangira ibikorwa by'ubuhanzi? Sometimes usanga abakobwa benshi bari gukora umuziki wenda muri studio bishobora kuba bitarakugoye, ariko nanone bikaba bigora abakobwa ngo bagezwa muri studio bakakora ruswa y'igitsina. Byo nawe ntabwo byakubayeho? Byambayeho n'indirimbo zimwe na zimwe nkazibarekera. Ukanga kubikwa kugira ngo indirimbo zawe bakazigumana? Cyane rwose.
nibwo hatanye numva biboroheje nta kintu babigutwaye. Akenshi ibyo bintu rero ushobora kubikora n'umuntu mwabyumvikanye cyangwa uko ubishaka, ariko abo batipe bo ntabwo ibyo mwumvikanye n'ubundi ari byo bakora, cyangwa bikorana n'abakwishyuye gusa. cyangiye bo ntabwo nabiguhera ubuntu. Yego Yego. se nko kugira ngo umuntu muryamana kwishyura angahe? Urabishaka se? Oya ndi kubariza. Unyishyure. Ndi kubariza abandi. Oya umuntu oya kubabariza wabaca intege. Bahita bacika intege. Bacika intege. Abaza yahageze. Ahageze mukananiranwa. Ugasiga utwera afite akajya kuzana andi. Ujya ufata ingwate? Ntanayifata. Hari umuntu ugeze gufatira ingwate se mwaryamanye akabura ukuntu akwishyura? Oya nawe. None se muri studio ubwo umuntu wakwatse ruswa y'igitsina uravuga ati indirimbo ayigumana? Narayimurekeye arayigumana. Urangije ujya kugitangaza. Nagiye gukora indi mu yindi studio ndayimwishyura arayimpa. Ariko nabyo muri iki gihe sinzi ikibazo producer bafite. Ni nk'aba producer nka batatu bamajije kunyima projet zanjye kandi nabishuye. Rero ntabwo nzi ikibazo nimba ari twebwe tuba tukizamuka tutaramenyekana nta kirengera dufite, nimba n'abandi bahura n'ibyo bibazo ntabwo mbizi, ariko rwose mana ni hatari. Zoze mweke studio zizajya ziguhera ku gihe. Niko bimeze. Wagira umu producer utajya muri ibyo. Okay. Dukomeze none sibyo? Hanyuma rero tuvuye wenda kuri audio maje kugira indirimbo zingahe? Majije kugira indirimbo 5 zikore audio na video. Ariko ku munsi w'ejo mu twa gatandatu nzaploading ya gatandatu. Audio na video. Amafaranga se ko numva. Amafaranga body to body kubivamo. Habona harimo n'aya. Niko amafaranga muri body to body ubanza bivamo kugira ngo unabone n'ukuntu wa uploadinga ibihangano. Urumva courage ufite ni nyinshi. Watangiye kurimba ryari? Natangiye kuririmba mu kwa mbere k'umwaka washize ahari ndakeka. Okay. Tujye ku mashusho y'indirimbo. Iyo gukora amashusho y'indirimbo nabwo bivugwa ko abakobwa benshi nabo bakunda guhura n'ibyo bibazo, sibyo? Ukabona bari kugutegeka. Ibaze nk'umu director nk'umukobwa mwiza nka ari kugutegeka gukora video wambaye ubusa ari kugutesha agaciro. Abari kugutesha agaciro cyane ndetse. None se wowe umuntu yabikubwiye kandi nabonye amashusho biba birimo araho wambara hafi ya nabi. Wumva bimeze bite? Oya ngurambeseye amashusho yanjye mba nambaye nikwije. Mba nambaye nikwije usanga kenshi tugenda tunabipfa. Ariko igihe kimwe nigeze kujya mu ndirimbo y'umuntu ntaraba umuhanzi ansaba kujya mu ndirimbo ye nambaye ubusa ndabyihorera ndataha mbita mbivamo vuga ibyo bintu byawe ntabwo nabijyamo nzakora izanjye basi. Mu ndirimbo yose bakubwiye ngo ambara ubusa ntabwo wabikora? Ntabwo nabikora. Ari director gutegetse. Director rero yabintegetse n'ubundi ajya bintegeka kuvuga ati ibintu wambaye nyine ntabwo mbikora. Ntabwo mbikora. Ntabwo nakoresha undi muntu akabikora. Utangiye kutubeshya kuko iriya video nabonye harya ni ku kiyobe nkayishutingiye muri ku mazi. Sinabonye se n'undi mwari mwambaye mwayimazeho yose. Oya ntatse gusa sinzi ko nabirebye ariko nta busa burimo. Ese kuki ugiye ahantu ukunda kwitwaza umuhungu no kubera iki? Wowe waje witwaje n'umuhungu. Ntabwo nkunda kugenda njyenyine. Kuki utajyana n'umukobwa mugenzi wawe? Oya ntabwo mbazi. Ntabwo nkunze kugendana nabo ntako nabo tunaziranye. Ese kubera iki nyine uhitamo kujyana n'umuhungu? Yewe mbona ari byo byiza. Wumva biri bugufasha iki? Se urabona nyine nk'ubwo imvura igiye no kugwa wasanga yitwaje n'umutaka ntawamenya ukazaba no kuntwikira. Birashoboka. Uri gutinya ko aho ugiye ushaka gusanga kwahurana bya bibazo bindi. Ubundi se wajya kureba abantu b'iki gihe ukahava amahoro? Aya pe. Ubu nawe ku myaka ufite ubwabo ukana ashaka kugufata ku ngufu. Ni ukuri reka nkubwire babikora pe babikora. Hari umuntu agufata ku ngufu se? Bisubiriza turi kwiganira. Bisa nabyo. Byigeze gusa nabyo ariko ni kera. Cyangwa nuko mbikwaje ukahita ucika intege bitagaragara ko byabaye. Byari byagenze bite?
buriya se wabona yarabishakaga cyane haje maze uramwima cyane aramwimye ariko akoresha imbaraga uko mba ndamuhaye. ubwo wafashwe ku ngufu ufite imyaka ingahe? 16. 16. icyo gihe wabaga he? nabaga i Muhanga. umuntu agufashe ku ngufu umupfana iki? ntacyo. ufite imyaka 16. mwari muhuriye he rero? kwa muganga nari ndwaje mama. ngo yagufatiye ku ngufu kwa muganga. muganga agufashe ku ngufu? naniwe. niwe. muganga agufashe ku ngufu cyane. mama yararwaye iki? yararwaye igifu, arwaye n'umutima. mama aracyariho? ariho. nyuma yaje gukira. nuko ujya kurwaza mama wawe, umugabo agafata ku ngufu agusambanyiriza mu bitaro cyane. nibwo bwa mbere utari ubusugi? nibwo bwa mbere. wumvishe bimeze bite buriya? nta kintu numvishe icyo gihe. ingaruka zabo byakugizeho se nyuma yo gufatwa ku ngufu n'uwo muganga? ingaruka nataye ishuri, nahise ndeka ishuri, ahita antera n'indaro. nyine kaba karabaye. wowe na muganga se mwari mwahuriye? yahise agutera inda? twari twahuriye nyine kwa muganga. ngo ku nshuro ya mbere waryamanye nawe bwa mbere ahita agutera inda? yego. mama wese wamubwiye ko uwo mwana avuye kuki? mama wanjye se nyine ko yararwaye, nyuma yavuye muri koma yorohewe. ntabwo nari mbizi ko ntwite. avuye muri koma yorohewe, twaratashye tweze mu rugo. nyine numva ibintu nabumwe, ibintu by'imbaburo bitangiye kuntukira n'inyama. ambaza ibyo ari byo ndabimubwira, nuko ahita njyana kwa muganga nyine basanga ndatwite. mama yamaze muri koma igihe kingana iki? yamaze ibyumweru bibiri. yamaze icyumweru kimwe, amara ibindi byumweru bibiri arwaye bisanzwe. ubwo ni uko ngo wamaze ibyumweru 3 kwa muganga? muganga yaragusambanyaga buri gihe se? yabikoze rimwe. kuko yabikoreye kuri centre de santé. leta yabatujyana ku bitaro bikuru by'i Kabgayi. kuko yarameze nabi cyane. yarameze nabi muganga mama wanjye. none se kugira ngo ndashaka ro kumbwira rero byagenze gute kugira ngo umuganga ajye gutekereza avuga ati uno mukobwa ngomba kumufata ku ngufu? cyari bitewe n'iki? sinzi ikintu cyabiteye, ariko abaganga bagenzi be bavuze ko yaramaze iminsi abishaka, abigambira. abigambira gute kugufata ku ngufu? wenda baricaraga abaganga bagenzi be nabo barabimenye? barabimenye ko muri icyo gihe hari abatraveri bamwe na bamwe babimenye batanga amakuru. babibwiwe n'iki? ntabwo ibintu byaba ngo biyobekane. urumva kwa muganga ntabwo hari kubura n'umwe ubimenya, bari barayizamu hari nijoro. ubwo rero bo barabimenye, basigara barabivuga twebwe tujya i Kabgayi. kuko nyuma dusubira nyine mama ajya kumpimisha twasanze babizi. twasanze babizi ku buryo bitanagoranye cyane umuganga gucika, ntabwo byamugoye. ni ibintu yarazi. kuko ngo muganga yaracitse cyangwa arafunze? yaracitse, ntabwo nawe baramubona. umwana wawe se basi muganga basi baba naziranye, basi umwana bazi papa we? ntabwo barahura. urumva bahura bate? umwana ufite imyaka ingahe? afite imyaka 8. afite imyaka 8. umwana ntabwo arabona se? ntabwo aramubona. ujya wifuza se basi ko abona se? ntabwo njya mbyifuza. kandi umwana iyo abonye se biriya biramushimisha? n'ubundi ndamushimisha. ubundi ni papa we nkaba na mama we. nzamurera. ubwo se papa uri kumva ntabwo nshaka ko amubona. nuko ukimara gufatwa ku ngufu muri karitsiye wari umeze ute? abantu bagufataga bate? umukobwa uri mu Muhanga, umukobwa ukiri mutoya w'imyaka 16 bakabona inda, abana muri karitsiye byari bimeze bite? byari bigoye. muri karitsiye byari bigoye, ariko kubera nari nkiri n'umwana ntabwo nabyitayeho cyane ngo mbihe agaciro cyane, ko ari ibintu byumvikanaga. ni ibintu byumvikanaga umuntu wese atari kubasha kunshira urubanza. ntabwo byagize urumva nyine byo kuvuga ntibyabura.
ariko bakuvuga ngo kwezi kumwe abiri atatu bikaba ntabwo birarangira. abantu bose bashobora kwemera ko bagufashe ku ngufu, cyane ko umukobwa akiri muri ya myaka 10 sometimes usanga hari nk'agahungu birirwana muri quartier hehe, buriya nta wundi muntu bashatse kuba bashinja iyo nda. Oya nawe pe. Nawe Mbere ko bagufata ku ngufu ariko ari umuntu wari usanzwe witonda. nari nsanzwe nitonda. Nari nsanzwe nitonda nta kibazo. Ni ikihe kintu byaguhungabanyijeho ku buzima bwawe bwose ku buryo aka kanya ushobora kwicara akavuga ati ibi byose biri kuba kubera wa munsi? Njyewe mbona uko meze, uko ubuzima nahise njyamo nyuma yo kubyara bwari bukakaye cyane, n'ubu kandi bugikakaye. Usibye ko igihe wenda gigera umuntu akagenda yiyubaka akora n'iki, ariko nahise ninjira mu buzima bushaririye cyane, kandi kubera iyo mpamvu. Icyo gihe warigaga se? Icyo gihe narigaga. Wigaga mu wa kangahe? Icyo gihe nigaga mu wa kabiri. Nuko ngo ishuri wahise urireka? Nahise ndireka. Wiga mu wa kabiri primaire secondaire? Numva ko muganga yakwangirije ubuzima, ni ukwihangana, ariko nanone bibaho sibyo? Hanyuma se nyuma y'uko wenda muganga kwangirije ubuzima ukabona ubuzima bwangiritse pe, nyuma yaho waje kongera kwiyakira ryari? Uravuga uti noneho natewe inda kubwo gufatwa ku ngufu na muganga, ariko ubu ngubu aho bigeze reka niyakire. Urumva? aho bigeze reka niyakire mbeho nk'abandi, kugeza aho muri iyi minsi wenda usigaye wahura n'undi mugabo mukishimana ukumva nta kibazo. Cyaje kugenda uko imyaka igenda ishira, ikintu udakora ni ukwibagirwa. Ntabwo ushobora kukibagirwa ibyo bintu byabaye, ariko nanone ntabwo bikugumamo. Uko umwaka ugenda ushira bigenda bisa naho bijya ku ruhande. Imbere nabonaga n'undi abagabo bose ari abagome, yego n'ubundi mbona ko ari abagome, ariko atari kuri rwa rwego nababonagaho mbere. Icyo ntakora, sinshobora kwizera umugabo cyangwa ngo mbe namukunda, ariko kujya guhura nyine bisanzwe ntibyabura. Ubwo rero uko imyaka yagiye ishira n'umwana agakura, nkabona umwana turakina akajya ku ishuri n'abandi bana, nahise numva nyine ko ibintu byabaye byarabaye byararangiye. nyuma yo guhura yo gufatwa ku ngufu na muganga se ntabwo wongeye gukunda? Nta nigize gukundaho rimwe biranga bihita mbivamo. N'ubundi se urumva uwa mbere yarambeshye, nyine uyu yarambeshye. Muganga se yari yakubeshye urukundo we? Oya, uwo ngo twakundanye nyuma yarambeshye. Kugira ngo wongere gutinyuka kuryamana rero byavuye kuki? Kurumva muganga agufashe ku ngufu bigutera ikibazo, wisanga urabyaye mu buryo utateganyaga, ariko kugira ngo utinyuke kuryamana umugabo mwaryamanye bwa mbere cyari bitewe n'iki? Uwo ngo naramukundaga. Uwo ngo twaryamanye naramukundaga, nari nzi ko tuzanabana. Birapfa byarapfiraga yapfuye. Okay, nyine nanjye ndi kukubaza. Buriya hari uko nyine kugira ngo wongere gutinyuka kuko urumva ntabwo mwakundanye ngo muhite muryamana uwo munsi, sibyo? Ariko noneho kugira ngo utinyuke uvuga uti sha uyu munsi biraba, uyu munsi biraza, ndaza kongera muri bya bintu byambaye mu myaka yashize, byari bitewe n'iki? Ubwo bwoba bushize gute? Nari nzi ko tuzabana, kandi naramukundaga, kumva ndamuha. Birangira gucitse? Birangira bigeze nyine aragenda. Ese kwesha urukundo? Yararumbeshye Imana, yararumbeshye ni ukuri. Yararumbeshye. Iyo mwibutse ese ubabara? Iyo mwibutse ndababara. Naramukunda. Umwana waza akazi akora se? Ntago akazi, azi ko ndi umuhanzi. Azi ko ari byo nkora. Ubu ngubu ariga? Ariga. Ariko ntabwo mubana? Oya, ntabwo tubana. Yaba mu cyaro? Okay. Fresh cyane. Ubwo ari kwiga we, ubwo amashuri wenda acikishijwe na muganga we, ariko tuma bari kuyabona, sibyo? None Claire, tugaruke no kuri kariyeri yawe, umuziki wawe, ubona se hari aho biri kugera buriya? Aho biri kugera rero mbona ari gake cyane. Mbona ari gake cyane. Ikibazo nta manager mfite, nta bushobozi buhagije mfite bwo kuba nakora indirimbo ku rwego nyishakamo. Ni kwa gupfundikanya.
wumva wifuza manager umeze ute so? rero mba numva nifuza manager wanyishyurira audio na video aka akana promoting ibihangano byanjye. Yeah, manager w'iki gihe ko naho ngo ari ibibazo. N'ibibazo ariko se bitubuze tuzabigenza gute? Hari umuntu agushutse kugufasha avuga ati ngiye kukumanaginga akakujyana paka no mu gitanda kwe karangira atakumanaginga. Mu gitanda wenda ho abambeshya bo ni benshi, abambeshya ni benshi, maze gura n'abagabo batatu bambeshya ngo bagiye kumbera aba manager kandi nabo barashonje kwasemana yanjye. Managingwa n'umuntu washonje koko akakuyobera ukabivamo da ukiyirukana ukavuga ati oya mbivuyemo. Ariko rero hari n'ukuntu wowe ufite amafaranga wikorera muri body to body yawe, amafaranga ugashaka umuntu ugufasha kuyamanaginga mu bikorwa byawe, video n'ibiki, ugakora ibintu biri karite. Yari ubizi ko nabyo bishoboka. Reka nkubwire keretse ari umuntu uzwi, ari umuntu uzwi wowe ninzajya nkora n'indirimbo ewana ya uploadinga hagashya koko hagahira rimwe. Ibyo nari gukora ariko nabwo urumva ntabwo byaba biri ku rwego rushimishije kuko nta bushobozi mfite bwakora igikorwa nk'icyo ngicyo. Akoreka nkubaze mubura nk'umuntu umwandaground cyangwa umuntu utangiye gukora ibintu bya body to body, amafaranga make bayinjiza mu kwezi nanga umuntu bitagiye mu kwezi yakwinjiza nka 70. ubwo usanzwe abikora ibiciro bigenda bitandukanye biterwa n'aho ukorera baba baguhemba. Hari aho baguhemba ku kwezi, hari n'aho baguhemba ku munsi. Cyane. Ubwo nk'umuntu uguhaye tip akenshi aguha tip wamukoreye iki? Wamukoreye massage neza. Iyo wawe umukoreye body to body kavuga ati umuntu amureye neza akamuha tip. Hari ukuntu masa umuntu urumva ukuntu namasa umuntu wa gatanu ntabwo ari kimwe n'uko namasa umuntu wa kabiri. Mu cyo gihe mba nananiwe. Rero hari umuntu uzananiwe cyane, hari n'umuntu uzatananiwe cyane. Iyo wa muntu agize amahirwe akaza agasanga utananiwe kandi nawe yaje ananiwe, nta cyatuma ataguha tip. Ko uramukorera ibyo ashaka urabimukorera. Tip ya menshi wahawe na angahe? Tip ya menshi nahawe 20. Ese ko abantu bakunda kuvuga ngo body to body aba ari ukuryamana birimo? Oya ntabwo birimo pe. Ariko hari ukuntu binyuzamo bikazamo gake gake. Ntabwo nzi nimba byazamo bikaba bibaye ari ibibanye nyine n'uburi n'uko byaba, ariko ntabwo gukoresha body to body bisobanuye kuryamana ku buryo bitarakubaho. Njye ntabwo birambaho. Ugakora umuntu massage mwambaye ubusa mwese, urumva amakunguka massage mwambaye ubusa mwese mugakomeza mukajya no muri douche. Ntabwo tujyana muri douche. Abanza umwe aba ari amadushe menshi, urumva umukozi ntabwo bigana n'umukiriya. Wowe akazi kawe kasoje uragenda ukajya kwitegura kugira ugaruke mu kazi, bakajya kwitegura kugira ngo yambara taye. Gusabye ngo mu mujyane ntabwo urabinsaba. Garukire none ikindi kibazo cya nyuma cyonyine, sibyo? Bakunda kuvuga ko abantu benshi bakunda kujya muri za massage ni abagabo bubatse. Urebye nawe ari urugero ari abasore n'abagabo bubatse ingo, abenshi bakira benshi kunda kubona nabaye. Njyewe ingeri zose ndazikorera, abagabo, abasore, abakobwa, abamama bose ndabakorera. Kuvuga rero ngo abagabo bubatse nibo bakunda kujya muri massage ntabwo ariko bimeze. Uyu munsi ushobora kubakira ejo ukakira abamama, ejo ukakira abakobwa, biravanze. Umasa n'umukobwa mugenzi wawe body to body? Uyu mukobwa mugenzi wawe ntundi uramumasa bisanzwe. Body to body ntabwo wabikora ku mukobwa mugenzi wawe? Wabikora. Wabikora se? Yego. Body to body ku mukobwa? None se ubundi body to body kari umubiri umasa umukobwa n'umuhungu n'uko ubundi se biba bimeze bituwe. Body to body uramumasa nawe akakumasa. Gute se? Gute? Wowe ngubu ngiye kukumasa. Yavuga urugero kuri uriya. Wowe nyine nuri. Yavuga uriya ugiye kumumasa. Uriya ngiye kumumasa. Namumasa nawe akamasa. Gute rero? Uko namumashije nawe niko yamasa. Mwese mwambaye ubusa? Twese twambaye ubusa. Kakana
abantu bari kukumva ni iki tumaze icyo tuva ni ukwambara ubusa icyo tuva Eh, ni uko niko- yamasa icyo tuva ni uko nta mumasa ni iki abakiriya benshi ugira ni abo body to body ni ababira bisanzwe barangana abenshi si baza bagahita bahindura ibitekerezo akahita bati twikore body to body. akenshi n'ukoze body to body aruhuka cyane kurenza uwakoze relax kuko n'imyanya uyikora ntabwo bingana relax iminota 40 body to body ni isaha birangira bite birangira muri dushe nyine urumva iyo saha kugira ngo mufate umwanzuro ati noneho massage yarangiye kuko ubuze isaha nyine kugira ngo ugati sha yarangiye massage hari ukuntu uhita uvuga ati gutya byarangiye bigenda bite massage ubundi ikorwa mu bice ni mu bice ni mu byiciro gusa ndavuga gute ariko mu byiciro hari ahabanza hari ahakurikira hari kuko n'uri kwikorerwa abazi aho uri bugero akumva ko irangiye akibwiriza akagaruka akajya gukaraba nseka abagabo umugabo akihanga mukamara n'isaha mwese mwambaye ubusa ariko niyo hantu utemerewe gukora kuri we nawe bose urahakora niyo hantu abatemerewe gukora kuri wowe kuri body to body izi nyashi zanjye ntabwo zikoraho ari amasa ahandi hose ariko umuntu uzaza gukoresha massage nyine hari aho atazaba yemerewe yego atazaba yemerewe njye warambwiye ngo ni ahantu hose yemerewe kuhakora we kuvuga ko yewe nemerewe kuhakora we ku giti cyawe niho yaba atemerewe gukora kuri wowe harahari yego ni itegeko se ryaba gukora body to body cyangwa niwe ku giti cyawe sinzi burya massage amavanga amabera muri ibyo byumba ariko njyewe ku giti cyanjye ndumva hahari nimba hari n'undi waba hafite ntabwo mbizi okay reka dusoze ishusho ndabyumva ryatangiye kumera nabi so hari umuntu uri muri kano kanya wabonye umukobwa bita Claire umukobwa bita Claire aravuga ati no mukobwa rero ndifuza ko azankorera akantu k'amassage sibyo akaza usibaze ko na private ugiye unabasanga mu rugo se tanga nimero zawe noneho umuntu uvuga ati cyo wakoze uyu mwana azaza nkoreye massage 078 452 86 21 ongera 078 452 86 21 akoze cyane indirimbo zawe bazisanga kuri channel bita ngo iki Claire Official Claire wakoze cyane tuzongera duhuza ubutaha sibyo nta kintu umva wabwira abantu ikintu nabwira abantu ni ukubasaba ni ukubasaba ko bagumya bakankurikirana kandi ubwo bakagumya bagakunda n'ibihangano byanjye nanjye ubikora nyamuneka rwose bakama subscribe bakama na views nyine ubwo cyane cyane comment bakama comment ikibazo cya nyuma yo gusorezaho cya nyuma urasubiza amasegonda make sibyo uzakora ubukwe ryari ntabwo nzabukora nakoze cyane